dushyigire iwacu se bimurero ati ijoro ryijimye cyane uracyaha ntukarire dukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira gumamo ntambara. Ndabasuhuje cyane mwese mudukurikiye hano kuri Joel Gospel Praise TV. Mbahaye ikaze kandi kuri uno munsi w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Shiti bakundwa muri Kristo Yesu, dutangiye urugendo rw'iminsi 14 aho turi gusoza umwaka. Uru rugendo rw'ino minsi 14 tugiye kuyimara tuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo tuzasoze uno mwaka turi kumwe na Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Uyu munsi rero turi butangire n'ikiganiro cya mbere n'ijambo rya mbere. Cyigisho cy'uno munsi turi buhereho gifite isanganyamatsiko igira iti Yesu Kristo, impano ikomeye. Uyu Yesu ni impano ikomeye twahawe. Iyi minsi tuzayimara tuganira kuri iki gitabo kirimo ibyanditswe byera, Bibiliya yera irimwo ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo tuyiragize izabane natwe muri uru rugendo. Data, mu izina rya Yesu uwera utuyahirengeyeho mu ijuru, hano ni kuri Joel Gospel Praise TV aho tugiye gutangira uru rugendo rw'iminsi 14 tuganira ku ijambo ryawe, tuganira ku butumwa bwiza. Ndasabye kugira ngo uzabane natwe, utangirane natwe kandi uzasozanye natwe. Ndakwinginze kugira ngo uru rugendo ruzatange umusaruro. Uwiteka, abantu tuzafatanya uru rugendo, nyimirira imitima yabo izahinduke. Ha umugisha umuntu wese uzadutega amatwi, kandi uhe umugisha buri wese uzabiha agaciro muri no minsi turi gusoza umwaka. Turagusabye kugira ngo uzaturinde kirogoya yose, uzaturinde ibyatuma witeka iyi gahunda irogowa. Umwuka wera w'Imana isumba byose azabane natwe. Yesu Kristo, ibuye twubatseho, azadukomeze. Turagushimiye
ngwino ubane natwe muri byose, mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Bavandimwe rero, karibu kandi muhawe ikaze. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, icyigisho cyangwa se intego y'uno munsi, tugiye kureba uburyo Kristo Yesu ari impano twahawe. Tugiye kubumbura Bibiliya, dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 3, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3. Turahera ku murongo wa 14. Haranditse ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'intama w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Kuri iri jambo twumvise, intego yacu y'uyu munsi ni ukwiga, ni ukureba uburyo Kristo Yesu ari impano ikomeye twahawe. Ijambo twibandaho turarisomye, ariko turibanda cyane kuri uno murongo wa 16 utubwira ko Kristo Yesu ari we mpano ikomeye twahawe na Kristo Yesu, twahawe n'Uwiteka Imana, twahawe n'Imana isumba byose. Kubera urukundo rwayo, Imana yadukunze urukundo rukomeye, ruyitera gutanga umwana wayo w'ikinege. Iduha impano idasanzwe, ari we Kristo Yesu. Araza aramanikwa ku musaraba, arapfa, aterwa icumu mu rubavu, havamwo amaraso n'amazi, kugira ngo njyewe nawe ducungurwe. Muvandimwe ba Kristo, bavandimwe, reka uyu munsi dutangirane uru rugendo rw'ino minsi 14, twitegura gusoza umwaka turi muri Kristo Yesu. Ntituri mu myiteguro ishingiye ku kwinezeza gusa, ahubwo uru rugendo rwo kwitegura gusoza umwaka, reka runatubere ikimenyetso cy'uko Kristo Yesu ari we mpano ikomeye mu buzima bwacu. Isi itanga impano nyinshi, itanga amafaranga, imyanya myiza mu kazi, inzu nziza zo guturamo, imodoka nziza zo kugendamo, ariko nta mpano n'imwe ibaho ishobora kugereranywa na Kristo Yesu. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Kristo Yesu niwe mpano isumba izindi mpano zose zikwiriye guhabwa abantu. Akiriye impano iruta izindi, impano itanga agakiza, impano itanga ubugingo, impano ikura mu rupfu. Haleluya! nje kuganira namwe muri runo rugendo rw'iminsi 14
twiga kuri Kristo Yesu, umwana w'Imana isumba byose. Mushiki wanje, muvandimwe mukuru wanje, murumuna wanje, mubyeyi, ndakwinginze kugira ngo wakire Kristo Yesu, impano isumba izindi zose. Uyu Yesu ni impano ikomeye yaturutse ku rukundo rw'Imana, nk'uko Yohana 3:16 habitubwiye. Uyu Yesu ntabwo twamuhawe mu bitekerezo, ahubwo twamuhawe nk'umuntu udasanzwe, nk'Imana. Haleluya! Nk'umwana w'Imana. Imana ntabwo yaduhaye umumarayika, yaduhaye umwana wayo w'ikinege. Iyi mpano yo guhabwa Kristo ntabwo twigeze tuyigura, nta kintu na kimwe twayiguze, ntitwayihawe no gukora imirimo myiza, koya, ahubwo twayihawe kubw'ubuntu buturuka ku Mana isumba byose. Uyu Yesu ni igihamya kigaragaza ko Imana idukunda, n'igihe twebwe turi abanyabyaha. Na cya gihe uba uri gucumura, uyu Kristo Yesu waramuhawe, umuhabwa nk'impano y'ubuntu, kugira ngo wongere utekereze, umenye ko ari we ukwiriye kukubabarira, kugukuraho uwo muruho, uwo muvumo, agukure muri iyo karande, akwambike ubuzima bushya, aguha ubuzima bushya. Nyemerera muri urugendo rw'ino minsi 14 yo gusoza uyu mwaka, usoza umwaka ufite Kristo Yesu nk'Imana idasanzwe mu buzima bwawe. Haleluya! Ndanezerewe cyane. Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya mbere, umurongo wa 21, niho havuga kuri ino mpano ikomeye. Matayo igice cya mbere, umurongo wa 21, havuga iby'ino mpano ikomeye twahawe. Haravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ube ibyaha byabo. Dusubiremo, azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Iyi mpano twahawe ntabwo isanzwe. Uyu Kristo Yesu niwe ufite ububasha, niwe ufite ubutware, niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza, bwo kugukura mu byaha, bwo kukubabarira, bwo kugukura ku ngoyi, kugukura muri izo karande, izo zaboshye umutima wawe. Muri iki gihe turi gusoza umwaka, ndakwinginze muvandimwe, mubyeyi, ndagusabye kugira ngo uyu twahawe nk'Imana ikiza ibyaha, impano ikiza ibyaha, uyakire. Azitwa Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha. Ubundi abantu bashakaga agakiza bagashakira mu mategeko, bagashakira mu migenzo, ndetse no gukora imirimo myiza. Ariko ubu ngubu Yesu wenyine niwe ukiza ibyaha, niwe uca imanza, niwe utanga amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro ujya gushakira mu nzoga, ayo mahoro ujya gushakira mu busambanyi, ayo mahoro ujya gushakira mu businzi, ayo ngaho ujya gushakira mu bapfumu, ntabwo uzigera uyabona, ndakurahiye habe na rimwe. Yesu niwe utanga amahoro. Yesu wenyine niwe ubabarira ibyaha. Yesu wenyine niwe uca imanza.
muri iki gihe turi gusoza umwaka, niba utarakiriye Yesu, mwakire bushya nk'impano idasanzwe. Niba utamufite, ni igihombo gikomeye mu mibereho yawe. Ngo utamwizera ngo amaze gucirwaho iteka. Uko niko twabibonye. Kristo Yesu ni impano ihindura ubuzima, kuko ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubutumwa, urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 17 niho hatubwira ngo niba umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Yesu ni impano ihindura ubuzima. Umuntu uri muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Yesu ntabwo yaje kudutunganya ku myambaro cyangwa se ku mibiri yacu gusa imbere aho twitegereza, ahubwo yaje kuduhindura imbere, ngo ahindure ingeso zacu zihinduke nshya, ahindure imitekerereze yacu ihinduke mishya, n'icyerekezo cyacu gihinduke gishya. Uwo Kristo Yesu yinjiyemo ntabwo asigara uko yarari, hoya, ahubwo arahinduka, ingeso ze zirahinduka. Muvandimwe, uyu Yesu niwe mpano ihoraho. Izindi mpano zose zirarangira, zirashira. Abaroma 6 umurongo wa 23 haravuga ngo impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Izindi mpano zose zirashira. Umwaka urashira nk'uko turi kuwusoza, imbaraga z'abantu ziragabanuka, abantu barahinduka, ariko Yesu ntahinduka, ntasaza, nta nubwo arekeraho kudukunda, ntazigera areka kugukunda, kuko yagukunze urukundo rukomeye rwatumye arushaho kuguha impano idasanzwe, agutanga umwana w'ikinege ku bwawe. Yesu Kristo ni impano yo mu gihe cy'ubu turimo ndetse n'igihe kizaza. Ndizera ko wabanye nanjye, wateze amatwi. Reka twibaze bino bibazo bitatu, maze tubishakire ibisubizo. Ese mu byo twakiriye, mu byo wakiriye uyu mwaka, Yesu yari ku mwanya wa mbere mu buzima bwawe? Itekerezeho maze ushake igisubizo, urebe uko wagenze. Ese niba waramwakiriye, wamwakiriye nk'impano y'Imana cyangwa wamufashe nk'umuntu wahawe mu nyigisho gusa bisanzwe? Ese ubuzima bwawe bugaragaza ko Kristo ari muri wowe? Imana ishimwe. Hanyuma muvandimwe, niba wumva Kristo Yesu akwiriye guhinduka impano idasanzwe mu buzima bwawe, ndasabye kugira ngo muri iki gihe turi gusoza umwaka umwakire. Ntusoze umwaka uri mu by'isi, uri mu ngeso mbi, kuko igihe cyawe ntabwo uzi icyo ari cyo. Uyu munsi, mbere yo gutekereza ku byo wagezeho, ku byo watakaje, cyangwa ku byo wifuza mu mwaka utaha, wifuza kugeramo, ibyo wifuza kuzageraho, mbere y'uko ubitekereza, banza wakire cyangwa wongere wemere Kristo Yesu nk'Imana ikomeye mu buzima bwawe. Ngaho niba wizeye, fatanya nanjye gusenga.
fatanya nanjye gusenga isengesho. Mwami Yesu, Mana isumba byose, mwungeri mwiza, turagushimiye. Tugushimiye ko twaguhawe nk'Imana idasanzwe. Muri iyi minsi turi gusoza umwaka, nkweretse abantu bose bifuza kukwakira, abagendeye mu bizira muri uno mwaka dusoje, ab'imitima yabo yahungabanye kubw'ibyaha banyuzemo, abo bose ndabakweretse kugira ngo ubegere, ubasange bushyashya, ubahindure ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, bahinduke abana bawe wishimira, bahinduke abera mu ngeso, bahinduke abo ushaka. Turi gusoza umwaka, reka abantu bawe basoza umwaka bari muri Kristo Yesu, bagufite, bagutunze mu mitima yabo. Haleluya. Kiza abakobwa, kiza abasore, kiza abapapa n'abamama, abasaza n'abakecuru n'abana batoya bifuza kukwakira nk'impano bahawe mu buzima bwabo. Bakure mu ngoyi z'umwijima, basoze umwaka bari mu mucyo, boye guhunga umucyo, bizere Kristo Yesu kuko ari we bahawe ngo abakize, ababarira ibyaha, abakure mu ngeso za kamere, mu ngeso z'umwijima, abashyire mu mucyo, abambike kudapfa, kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Turagushimiye, turagushimiye, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Bavandimwe, niba unyuzwe, wibuke gukora subscribe, wibuke gukanda like no gukomentinga no gusangiza abandi ubu butumwa bwiza, kandi tuzahure ku munsi w'ejo tureba ku nyigisho izakurikira muri no minsi dusoza umwaka. Mwami abarinde, ndabakunda cyane. Nakagaruka kuri Joel Gospel Praise TV. Bye. Love you.